ariko uyu munsi ndabona mu nda hashobora kuba harimo kayaka gatoya. Ntago ari hashobora. Harimo kayaka. Nukuvuga ngo rero urumbajije ku kintu natwariye, ariko abakunzi banjye ntibanyumve nabi, ntago ari njye. Murabizi cyane ko ntajya nsoma ku nzoga. Paka no kuvuga binteye isoni. Ntago ngiye njya inzoga, murabizi no mu buzima busanzwe. Urukumva sinjya inzoga pe, murabizi, ariko umwana wanjye uri mu nda yantegetse kunywa kano kantu ka Skol. Ahubwo naribajije yaka nimba yaranteye indangwe Skol, ariko ko yayiko we ntajya turanya inzoga. Oya, inzoga zose aranywa. Anita Pendo fasha wenda ufite abana ariko urongora, ariko arongorwe. Usikona Anita Pendo ari umugeni afashe mikoro ngo twagiye kuri RBA turi muri show. Ihita ufata iyo show y'uwo mugeni ari umushyushya rugamba. Uri kubibona Anita Pendo rongorwa kwifurije ubukwe kandi ntuzankerereze. Wa kabiri Yago kuri umusaza nkuzi uri na sente Yago uri na sente ntiwabura umukazi. Hano umukazi ntaze gukotora. Yago shaka umugore urongore kandi ndamukwifurije wa nyawe amafaranga uri nazo. Shaka umwana mu yarye. Urumva ndi gushaka njye abantu nzi nyine bari muri showbiz kandi batarashaka kandi dukeneye kubona igikwe. Yego uri kumva. Undi wa kabiri Bagti kuri umusaza mu kazi. Kubona Bagti ari kunavuga ibisuko yireka bivanga n'ibigitanga arimo arahira yamanitse amaboko. Ibiti byose wabivanganye uvuga uti nemeye gukora iki niki. Urumva Bagti gira nawe ushaka umugore. Undi Chita mu buzima Chita kwirayide nabonye postinga uri kuvuga nimbarisha kwiki uri kuvuga uri gutorazana. Chita niba uri umusiramu mfasha nta kuntu wakuramo igikwe ukanantumira, ariko nkicara amaguru cyabinagutwaye iki. Wanabana marene w'umugore cyangwa mushiki wawe nkakwambarira birashoboka. Shaka ari benshira undi urimo ni rugangura harabura iki. Je hari urutonde nakoze nsanga ahubwo nakoze bakeya babaye benshi, mbona phone yangiye kuzura mpora abashoboka. Rugangura kudakora igikwe mwabuze iki tuzatwerera basi. Hari undi witwa Jarike kuri BNB FM mwadufashije. Intwera ntago zabura do. Ikesi ya Skol ntago ihagije. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bukomeje kugenda neza. Mbifurije amahoro y'Imana aho muherereye mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, haba hano mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi Uganda, Tanzania, Uburundi ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Bahaye ikaze kandi nongeye kwifuriza kugubwa neza, mbifuriza amahoro y'Imana cyane kugira ngo mubashe kugubwa neza. Amazina yanjye nitwa Emi, nyarukira kuri Instagram yanjye uransangaho ndetse urasangaho na Yawe TV. Yes, ndi kumwe na Miss wa YAKA MWANA Keza. Umeze ute? Meze neza cyane. Umeze fresh? Yego. Urakomeye? Ndakomeye nta kibazo. Ndahume. Ese mari ko wari warihishe byari byaragenze gute? Nari maze iminsi ntagaragara kubera impamvu nyine zanjye runaka. Impamvu ya mbere baraza kuyibona. Ntago ndi kuyivuga, baraza kuza kuyibona. Rero nari maze iminsi sa nk'umuntu ubuzemo cyangwa se wabuze kubera nari maze neza iminsi nararwaye. Ariko kugamahirwe yamfashije bigenda neza ndoroherwa. Ubu umeze neza ariko none wabaye nakukisha ingo maze wawo ariko ngo uvuze maze wawo ingo pe uranyibukije kera nyine ubundi wumvaga abakobwa baravugaga ngo nimba nyine umugeni yinjiye ukumva abantu ngo impundu. None impundu zo muri bibiri zo muri viziyo ni wow. Sha maze wow nyine hari ako kantu kavugice neza cyane. Kavugice
kavugitse paka ndatesha maze wow yes ndi kumwe na Keza wa YAKA MWANA ariko mitsemera aho ngaho YAKA MWANA isho ndimenetse kubona ka video kiwe bari kumwuriza imodoka makuru ya YAKA ntago ari meza biraho nyine bari baramufunze ariko ubu yarafunguwe ari hanze nanjye makuru sinyazi nimba yandusha uraza kuyampa ariko icyo nzi nuko ari muzima ni muzima nawe uri muzima nanjye ndi muzima yes Keza garukanye insura nshyashya we Keza garukanye insura nshyashya nkuko mubibona mbere twajyaga tuganira ubona yizembagezo ko abyumva agenda uko abishaka ariko uyu munsi ndabona mu nda hashobora kuba harimo kayaka gatoya ntago ari hashobora harimo kayaka ko wari warabihishe ni ukuvuga ngo nabanje kubihisha mbere ariko mu kwezi kwa mbere ntabwo nari nzi ko nyine ntabwo nahisha abakunzi banjye mu kwezi kwa mbere ntabwo nari nzi ko ari ibyanyabyo mu kwezi kwa gatatu nibwo namenye ko byagenze gutya mu kwezi kwa gatatu none se ko ibiganiro wajyagamo abantu batabibonaga burya kari karimo ariko uruzi ko nta makuru bufite buriya ntibazakubeshye iyo washatse guhisha inda urayihisha pe ntihagire n'ubona ngo bimeze gutya ubu byagenze ute ko kagaragaye ubu nyine nemeye icyaha ubu wemeye icyaha ese inda wayifashe ryari ni ukuvuga ngo ubu tuvugana ifite amezi 3 ubwo nyine niba uzi kubara ubwo urabara igihe nayisamiye ubu turi mu kwa gatandatu ngize amezi 3 urumva haracyari igihe ariko nyine nabanjije kugira ngo nse n'uwijijisha kubera yuko njye navuze ati kuko nari mfite abantu benshi b'abakobwa yakajyaga asambana nabo ntabwo abantu bangiye inama barambwira bati nunasama inda yaka ntuzagira umuntu ababyeyi nyine bakuze abamama angati nunayisama ntuzagira umuntu ubwira yuko wasamye inda yaka kubera iki nayo mfite abantu benshi bandwanya abakobwa mwese mwarabibonye mwese ku buryo ufite nubwo bako n'isaha yavamo cyangwa se bakakorwa uburozi bubaho rero umudamu anambwiye ati ntuzabivuge ubwo twakoraga ibiganiro guhisha inda ntibazakubeshye washatse guhisha inda urayishe ntajye n'umuntu umenya nuko bimeze nagerageza nyine uburyo nambara ya myenda ya sexy mwari mumenyereyeho udupantaro nyine indura yihisha nyine ntihagire n'umuntu umenya ko uyifite ariko nyine kugira ngo hatagira n'umukobwa uzamenya muri babandi ngo Keza aratwite muratwika ko ariko nk'ubu nubwo yabimenye nta kintu yantwara inde babande nyine babakobwa baragutsiritse sandayaze nubwo bansirika ubu ntibyamfata kuko inda iyo ikiri mu kwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ikiri ntoya umuntu ashaka kukugirira nabi cyangwa kuroga ariko ubu amezi 3 ibarinda nyine wenda cyangwa se no kubw'amasengesho muri make nizeye Imana ni ya masengesho twakuye niyo mpamvu nemeye no kugira ngo mbigaragaze hari abafana banjye cyangwa abakunzi banjye bajyaga bambwira ati se Keza YAKA ntaga byara YAKA ntazi gukora akazi YAKA bite ko nta kintu tubona ndeba ndavuga no kugira ngo wenda abakunzi banjye bazagire ngo narababeshye cyangwa se ni inkuru nahimbye reka mbereke yuko byaciyemo cyangwa indasi ya yakasha itangiye abanyamakuru rero mwica ibintu kumenye ko mfite inda ushaka nyirayo ni umugabo wanjye ubwo nyirayo ni waguteye inda n'imyenda itangiye kutankwira kandi naje kwira niko nyirayo ni waguteye inda nyirayo ni umugabo tubana mu nzu niwe nyirinda nta wundi umbwira simuzi niwe nyirinda cyane rwose yes niwe nyirinda ubu ese ke kwi umukobwa atwite cyangwa umudamu atwite ko hari abarya amakara hari abarya ibyondo hari abarya ibijumba wowe watwariye iki
ahubwo hari ikintu cyantunguye mbere yo kugira ngo ngure ikintu natwariye reka mbanze nkubwire ku nkuru ho gatoya hari umudamu uretse kunsura mu rugo ni inshuti yanjye nene n'umuturanyi arambwira ati muri imi ati nge ntwita ni umudamu ni umurokore nibo bavutse ari abarokore ariko arambwira ati ngewe umugabo wanjye tukibana yanteye inda inda ya mbere natwaye yatwitiye mitsingi ntoya apana mitsingi nini yatwitiye peti mitsingi kandi ntiyajyaga anywa inzoga bibaho mu buzima bwe ntiyanywaga inzoga pe arangije akajya yinywa wera afite agapeti mitsingi yakanywaga umunsi wose nko kugira ngo winukirizeho mbese gusa ntago kwari kumwe kugira ngo ushire inyota ndavuga se bimeze biti ubwo noneho ndavuga tukisawa nta kibazo noneho we yemera kujya mu inzu kubera iki inda rero itegeka ibintu byinshi kandi binatandukanye noneho rero nahise numva ko wowe se watwitiye iki mbere y'ukomeye ntago bazi ni ukuvuga ngo rero urumbajije ku kintu natwariye ariko abakunzi banjye ntibanyumve nabi ntago ari njye murabizi cyane ko ntajya nsoma ku nzoga paka no kuvuga binteye isoni ntago ngiye njya mu inzoga murabizi no mu buzima busanzwe urukumva sinjya mu inzoga pe murabizi ariko umwana wanjye uri mu nda yantegetse kunywa kano kantu ka Skol no iyo foto muri ntukajya useka mani ntugaseka ni ukuvuga sinjya nk'inzoga pe abantu benshi baranabizi ariko iyo utwite ugira ikintu utwarira n'ikintu uhurwa mu buzima nubwo iyi nayinyweye sangahe reka ndebe isaha ubu ni saa 11:10 nayifashe saa 9:30 aka gasikoro ubona niko nagafashe kari gakonje uyabaye nk'icyayi cya tangawizi niho nagafashe kwihumurizaho si ukuvuga ngo ni ukuyinywera uburyohe oya cyangwa kubera ko nyikunda oya gutya ngo uyagiza nka saa moya ikingana gutya niyo mpamvu najyaga mbona umudamu cyangwa abadamu babaga batwite bagira ikintu hari abatwarira ibiraha abatwarira amasosiso sambusa ariko ngewe umutima wanjye iyo mbonye kano gasi ku munsi ntabwo ari tubiri ni kamwe mba numva meze bivuga ngo uko yakakunda agacupa umwana wazaza ari kaziza umwana wazaza yitwa ikigega ahubwo naribajije yaka nimba yaranteye indangoye Skol ariko ko yayiko we ntajya aturanya inzoga oya inzoga zose aranywa mitsingi Skol Primus Knowless Rikeri byose aranywa uburyo ahubwo niyo kumva ngo ndashaka kandi inini sinayinywa ni petit Skol ari nini sinayikoza mu kanwa ariko nyine ndaka nkumva ndaruhutse abadamu nibo babizi kumva mezene nubwo abantu bakuremera Skol disi n'imyenda ntago ikigukwira yaranjabutse imyenda yarakujabutse urukumva nyine abantu bandemera Skol ahubwo hari ahantu bifuza yuko ngo ntwita ngo Keza yaka ntagazi gukora akazi Keza yaka ntaga mwabibonye none usanze acapa mwabibonye aracapa koko ubwo namwe hasigaye nahanyu byabikoma byanyu birakenewe kaka kesi ka Skol nzakamurana ukwezi ariko karakenewe kayo ngo yo mi pipari Keza so none ke muri iki gihe utwite yakamubanye gute bimeze bite wenda angushubije inyuma gatonya ni byiza kuba uyu munsi twaragiye igicumi bakakurambikaho ikiganza kumbe ntago bari bazi byabaye ariko uyu munsi yaka ari kugaragara ari gufungwa cyane bimeze bite mu rugo uramuheruka ikintu kibabaje ahubwo ni kimwe uyu munsi turi kuwa gatatu najye ko umuntu mvaranye wamufunze ntabwo ari wabimbwiye ikintu kibabaje nabwiye n'undi muntu wo hanze ati yakabamufunze njye mazima nimba ari umunsi umwe nimba bwarakiye afungurwa bari bamufungiye hano igikondo ndavuga ati wenda nafungurwa azambwira ati bamfunguye ko nagiye kumureba baramunyima nk'abari bamufungiye
barambwira ngo ntago byemeye nzagaruke ejo bukeye mpamagara Yago nyine ni inshuti ye barabizi ngani yakaba mufunze kandi bamunyimye Yago naye bukeye mu gitondo ajyayo asanga nyine bamufunguye ariko ikintu cyambabaje nuko nyuma atigeze nampamagara n'ubu kugeza isa turi kwa gatatu bamufunze nko ku cyumweru bamufunze niba ntibeshye kugeza isa ntabwo arampamagara ngo ambwire ngo ke bimeze bite amakuru numvise mu gitondo nuko ngo ari kwasiye ase nimba ari wamufunguje nta makuru nanjye mfite ariko amakuru numvise nuko ngo ari kwasiya ubwo nimba ase yari wagiye kumufunguza akamujyana iwe kugeza isaha sindabona yaka mu maso azi uburyo mezemo ariko ntiyafata na telefone ngo ambwira ati ndi kwasiya ndamara iminsi runaka ndi mu kazi bivuga ngo ntabwo muherukana kuva kuwa kangahe ntago arampamagara ambwira ati biti azi uburyo meze umudamu utwite muzo uburyo wasanga avuga ati singe nayiguteye gutesa hari undi mugabo mbana nawe ariko ntimugahuze ibintu bindahura nimba azi ko tubana mu nzu gute yambwira ngo siwe wayine nayinyweye mu mazi se ntabwo bishoboka ahubwo we ni kwa kwirengagiza inshingano hari ukuntu umugabo yirengagiza inshingano ze ku ruhande bwite ariko gusa nimba mumukunda abakunzi be cyangwa se mwe mujya mumubona mumugira inama ukumeze nkeneye umuntu icyambere nta murumuna wanjye ngira basinga ndi hafi nta mukuru wanjye turi kumwe wa undi w'ubushize ntago ari mu rugo ubu ngubu ntago ari mu rugo iwanjye erega arahayipe mwaramubonye ariko nawe ari mu bindi bintu bye ntago ahari kugira ngo aze mu bibazo byanjye by'urugo nawe ari mu bye nawe ari kwishakishiriza ubuzima ntago namubwira ati mukuru wanjye ngo ujye kumbaha ndikunda ariko umugabo bwe ntahari wajya kwita ku muntu gute n'umugabo adahari wenda azaza mu rugo muzana umuntu y'imudusura ariko mwumve ngo simeze neza habe na gato bikaba ari byo bintu byatumye uva no mu butumwa bugufi ko abantu batakikubonamo uvuga ati wenda ugiye kwita ku nshingano z'umwana ufite mu nda navuga wenda ko birimo ariko si cyane kuba ndi kwa vidi navuyemo kubera ntago twatandukanye nabi nta yindi mpamvu yaje nuko navuze nti kuri guseka nanjye ndi kujya gusoma nkagira isoni n'ukuri kose sinkubeshye ariko nyine muzamenyera nanjye ntabwo ari njye urumva ndakunaniye ni inda yananiye ni inda mbi uri kumva ni yaka urumva yaka nta kuntu yaka yabyara umwana udakunda inzoga uburyo yakanywamo ubu inyama uzirya ute inyama reka nkubwize ukuri nawe inyama ntabwo nabura hirya nabanye n'umugabo wenda inyama naraziryaga pe ariko yakatukibana bitewe n'ukuntu akunda inyama byikubye kabiri sinkubeshye byikubye inshuro ebyiri ariko nyine ntago hajya ibiryo hajya n'ibyo kunywa ntago ari ibintu byinshi gusa ubu bari kumbaza uburyo navuye mu butumwa bugufi ntago navuyemo neza ntago naserereye na vidi ntago ariko akunda uvuga ngo murashwanye weya njye naravuze ati reka nsezere ninjye nasezeye yego navuze ati nabonye ubuzima bwanjye butangiye guhinduka ndavuga ati okay reka nanjye mpindura ubuzima wari utaranabimubwiye n'ubu ntago abizi ibyo wenda araza kubibona ariko reka namushimire vidi ayiwe inzoga yanjye iramenetse ntabwo kuyitereka sindabimenya kanyitereke neza uri kumva irambike ntabwo igwa itameneka sha uri kumva nta nubwo vidi azi ibingibi kereka naza kubibona ahangaha kuri Yawe TV gusa ndamushimira ni umwe mu bantu batumye izina ryanjye rikura munamenya ko nitwa Keza urumva rero Keza wayaka urumva ndamushimira kandi we nanabimenya azabyishimira navuga ko ari we databukwe wundi wa kabiri databukwe arahari hari n'undi databukwe wa kabiri urumva rero yuko
ntaga navuyemo nabi, navuyemo twaganiriye namusobanuriye impamvu rero nkeneye kugira ngo niyiteho. Kandi urumva kujya gukina filime kubibangikanya no kubutwite, hari igihe muri role batakinamo role utwite cyangwa se udatwite, urumva binyuranye. Anambwa tuki nta kibazo, ugende ute kuri famille yawe wiyiteho nawe tuzavuga. Urumva n'amabere yabaye manini amaki ndumiwe n'amabere yabaye manini. Ese umuntu atwita amabere aba manini? Amabere se uri kuyabona? Yabaye umushanana. Ari hehe? Siwe bana mudukuri amabere muri we. Oya ariko nubundi byose birakorana. Nese iyo umwana ari mu ndaba yonka kuba amabere yaba manini ni ibintu bisanzwe. Kandi nubundi si manini. Bakubwiye ko twite igitsina ki? Oya ntago ndagiyemo no ecography. Bambwiye ko nzajya nigira amezi 5. Karibwo nzajyamo no ecography nyine kuko niba igitsina ngo cyo cyatangiye kugaragara. Atatu urumva ngo ikiba kitaragaragara igitsina. Ariko ubu muri mu mezi 5 mu minsi yavuba urajyayo. Oya ubu na 3 ikabigaragara gutyo. Usiragaragara cyane. Shamaze ni gato. Keza wa YAKA. Urumva aracyabura amezi 2 nibwo utanye kumenya ngo ni umukobwa cyangwa umuhungu. Urumva ukumbuye iki mu bukobwa? Nkumbuye kurya sho. Ubu ni wajya haranga ubyine pakino. Pakino? Wavuze no kunyuguza. Jya ukazunguza ashaka kana kibyinira. Ayiwe mbabarira mbabarira. Ese urifuza kubyara umukobwa bwa mbere umuhungu? Umukobwa. Ubyaye impanga se? Impanga zimeze umukobwa n'umuhungu? Cyangwa abakobwa babiri b'impanga. Nabyo byaba byiza ariko ari umukobwa nyina. Udutype abajama nabyo naba ntaribi ariko ikintu nkundira kubyara umukobwa. Abana bose ubundi n'abana penda byemera. Ariko impamvu yifuza kubyara umukobwa cyane, uyu mukobwa afite imyaka 5, 6 umusiga ku rugo arakoropa. Umwana wawe uzahita umugiriye. Uya ntabwo ngo kumutoza akazi. Umuhungu ushaka kumusiga ku rugo avuga ati wenda ufite nk'akazi runaka cyangwa akazi kenshi. Ariko numbyera nabindehekana ukabona nyine ukeneye umwana ugufasha mu kandi n'amafaranga yo kwishyura umukozi ufite. Akana kagakobwa kaba kazi ubwenge, kaba aragacakura, karakoropa nyine kagufasha turimo two mu rugo twa hafi. Ariko umuhungu yakuvamira amazi kangahe, umuhungu yakoropa kangahe, yakifurira. Ubuse ko mgikorera sinde umuhungu. Wowe nyine wambora kuza ubuso wowe ubiwanyu ko ufite gito. Ahubwo nawe yaye. Ngire nterinda. Ngira ute cyasurongore buse nkawe koko. Ndome. Ariko ke nko mu banyamakuru mwahuye sibyo bose nabahe banyamakuru wumva wifuriza ko bakubaka amago? Abanyamakuru nifuza Yago TV show. Nimba ari vibrator contacta. Nyine wowe nkorera urutonde. Okay. Abanyamakuru bifuza ko barongora muri wenda umwaka utaha. Yago. Yawe. Undi nindera Big man ariko afite umugore. Ntago mbizi. Big man nawe ushobora kuba nawe uri single. Undi nifuza Chita wimumbwira. Sabe wafite umugore? Wowe batonde kuvuga ati aba banyamakuru ndifuza ko barongora. Yago, Yawe, Big man, Extra G wafite umugore. Undi nindera na Jay Kasuku na warongore. Kasuku kwanza niwe grafre wa Kasuku kuba ngiye ngutanze kuba na depite. Ufite icyo kibazo. Umwami w'abagore. Ngo ni umwami w'abagore. Umwami none se niba umwami w'abagore bimeze bite? Ubwo nawe ni umugore. Ntabwo kwisa umugore ariko mukore geste. Ushaka kuvuga ati wateye inda ku ruhande. Ibyo ni sawa. Yagorongora. Yagorongora. Yawe rongora. Undi mvuze ninde? Na gitego kuri kurarati. Aya, undi mvuze ninde? Nindera. Extra afite umugore ninde n'undi mvuze. Hari undi mvuze. Big man rongora. Big man nandaceka n'umusebateri. Ni benshi nago nanabavamo. Austin rongora. Mu bahanzi ba ni benshi ntago ari Austin gusa. Mu bahanzi ni benshi ni. Abo ni abanyamakuru waruvuze. Abo ni abanyamakuru mu bahanzi none ku rutonde wakumira. Twagiye. Kitoko.
hari umugore afite wapi nta mugore agira kandi ni umusitari twemera. Undi wa kabiri King James wowe ni muzehe yarashaje sinakibira n'amavuga ati James wowe turarushye harimo n'abakobwa kwinca ufite icyo kibazo ntago byara tubimenye. undi wundi w'umukobwa Marina wenda uje vuba mu busitari ariko umaze kumenyekana uziranye n'abasitari benshi muri Tanzania wagiyeyo. Nabonye undi muhanzi bakora indirimbo wo muri ntuze muri za Nigeria muri Nigeria barimba indirimbo ya France. Ubundi abagabo batize se ku wanjye ko abasha uri kumva abantu batarashaka bo ni benshi cyane abantu ndashaka kwita Chita Yawe mushaka abagore Big Man mushaka abagore sibyo Yago shaka umugore uri umusore mwiza ufite buri kimwe ubundi uri umusore ufite amafaranga uba mu nzu nziza ihenze Yago mu nzu nziza ihenze pe ndayizi negezemo Yago buri cyumweru urya inkoko wibagiwe undi muntu inde nyibutse aribagirwa wibagiwe umuntu witwa Bakti. Yesu we Bakti grafre ufite icyo kibazo Bakti ni umusaza muri game Simone namwibagiwe Bakti. Abakobwa mu Rwanda arakobwa beza benshi beza nese mufite icyo kibazo mumfashe okay mudashaka no kubyara ndabatumiye muzoze mu mpembe. Ayesa ko nakare gaciyemo reka mbasubiramo baravuze ngo Yago TV show rongora Big Man. Big Man bararacyari umwana. Big Man ni umwana. Big Man si imyaka maze muzi. Big Man muzi kera zamana agitangirira ira boro yiwe. Big Man muzi kera. Big Man nawe arimo kera ko murongo. Ntubarire. Yago Big Man wimukuramo arimo. Reka ngiye nkubwira abantu nifuza ko barongora. Yego. Abanyamakuru bagenzi banje kuko nyewe ndacyari umwana. So umuntu witwa Bakti nagire vuba Yago mukurikizeho ndamushaka kuwa mwanya wa kabiri Yago narongore Yego Big Man narongore Yego umuntu witwa Gitego kurara BA narongore Yego na Chita Anita Pendo narongorwe ariko Anita afite abana arabafite no mufiyeme ikatumuke mu bafiyeme ariko yarongorwa uzi kubona Anita Pendo cyakora kiryoshye ibirori cyacana uzi kubona cyane Anita Pendo kiri mu mwambaro w'abageni ingope arimo avuga ati yo this is the Friday. umva cyakora shishugamba ni ndagusuhuje Imana izamfashe nkuba akora iki akore subscribe anarongorwa ariko arongora usa ntara barabana bavuye naga kiganiro nagamije kudisinga abantu mutararongora ariko gusa yewe nakubeshye sibyo Anita Pendo ingope rongorwa ukora igikwe kwinica kora igikwe Yago kora igikwe Chita kora igikwe Big Man kora igikwe Bakti we nambabarira gire vuba uyu mwaka ntugusige ngewe nkoze igikwe wenda sinabatumiye barakunyensebuye dore ngayo nguko bundi ntabwo mvuga byinshi ntago uvuga byinshi. Yes Keza ubutumwa watanga kuri bene wacu ndetse n'abasore muri rusange inzoganja yamenetse byanjabutse none kuyitereka niba byana Yes Keza abo bose urabavuze abantu ushaka ko barongora bakubwire kugira ngo nabyemere nabanditse muri telefone hari umuntu bita ariko bangirire vuba Anita Pendo fasha wenda ufite abana ariko urongora ariko arongorwe usibona Anita Pendo ari umugeni afashe mikoro ngo twagiye kuri RBA turi muri show ihita iyo show y'uwo mugeni ari umushyushya rugamba ubibona Anita Pendo rongorwa twifurije ubukwe kandi ntuzankerereze wa kabiri Yago kuri umusaza nkuzi
uri na sente yego uri na sente ntiwabura umukazi hano umukazi ntaze gukotora yego shaka umugore urongore pe kandi ndamukwifurije wa nyawe amafaranga uri nazo shaka umwana muyarye urumva ndi gushaka nge abantu nzi nyine bari muri showbiz kandi batarashaka kandi dukeneye kubona igikwe yego uri kumva undi wa kabiri bagti kuri umusaza mu kazi kubona bagti ari kunavuga ibisukwa yireka bivanga n'ibigitanga ari marahira yamanitse amaboko ibiki byose wabivanganye uvuga uti nemeye gukora iki niki urumva bagti gira nawe ushaka umugore undi chita mu buzima chita kwirayide nabonye postinga uri kuvuga nimbarisha kwiki uri kuvuga uri gutorazana chita niba uri umusiramu mfasha nta kuntu wakuramo igikwe ukanantumira ariko nkicaramo gutya binagutwaye wanabana marene w'umugore cyangwa mushiki wawe nkakwambarira birashoboka ko ari benshira undi urimo ni rugangura harabura iki je hari urutonde nakoze nsanga ahubwo nakoze bakeya babaye benshi mbona phone yangiye kuzura mbora abashoboka rugangura kudakora igikwe mwabuze iki tuzatwerera basi hari undi witwa Jarike kuri BNB FM mwadufashije intwera ntago zabura do ikese ya Skol ntago ihagije yongeze mumfashe eminyawe nawe ntago nagusiga nubwo ntakwanditse nawe kwe gukora igikwe amwengura umwana ariko ndakuzi byihorere nawe urimo na Blaze nawe nakora igikwe Blaze cameraman yes rero reka mbashimire Keza reka nawe ngushimire kandi dukwifurije kubyara hungu na kobwa tukwifurije gutwarira byeri nkeya umwana atazafuka adafite umusatsi rero mbashimire mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro byawe TV amazina yanjye nitwa Yawe kuri Instagram urafollowing ubundi gahunda zibashe kugenda neza peace and love I love you so much my people